Muraho neza, twongeye kubaha ikaze kuri The Health Olivier. Turabibutsa ko iyi ngiyi ari YouTube channel ibagezaho ibiganiro byizewe ku bijyanye n'amakuru y'ubuzima. Mu kiganiro cyabanje nk'uko twari twabibasezeranije igihe twavugaga ku bijyanye n'ukwezi k'umugore, twabasezeranyije ko tuzagaruka tubabwira ku kintu cy'ingenzi kigora abantu benshi kukibara cyangwa se kukimenya, aricyo twakita uburumbuke. Muri iki kiganiro nabateguriye tugiye kurebera hamwe uburumbuke icyo ari cyo, ndetse turanarebera hamwe uko wabara uburumbuke mu gihe ufite ukwezi guhinduka cyangwa se n'igihe ufite ukwezi kudahinduka. Abenshi bajya bibaza ngo ese ni ryari nakora imibonano mpuzabitsina idakingiye nkasama. Abandi bajya bibaza niba byashoboka ko ushobora gusama uri mu mihango cyangwa se ukabona imihango inshuro ebyiri mu kwezi. Muri kiganiro nabateguriye nabashe gukusanya amakuru y'ingenzi, ndagira ngo mwandike ufite aho yandika, twandike twiga tubashe kumenya ibijyanye n'ukwezi k'umugore ku bijyanye n'igice cy'uburumbuke. Ndabibutsa ko mugiye kubana muri kiganiro nitwa Jean-Pierre, ndi umunyeshuri muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami ry'ubuzima. Mu gutangira turibukiranya uburumbuke icyo ari cyo. Iyo bavuze igihe cy'uburumbuke ni cya gihe umugore cyangwa se umukobwa ashobora gusama. Nk'uko twabibonye mu kiganiro cyabanje, iyo intangangore imaze gusohoka mu gasabo k'intanga cyangwa se mu byo twakita mu ndimi z'amahanga ovulation, iyi ntangangore yerekeza aho itegerereza cyangwa se aho ihurira n'intangangabo. Ahangaha abari mu muyoborantanga cyangwa se icyo twakita mu ndimi z'amahanga fallopian tube. Nuvuga ko iyi ntangangore iyo imaze gusohoka iragenda ikajya aho itegereza cyangwa se aho ishobora guhurira na ya ntangangabo ikahategerereza. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyi ntangangore iyo imaze kurekurwa igenda ikajya aho itegereza ikamara hagati y'amasaha 12 na 24. Ubwo ni ukuvuga ngo imara umunsi umwe iyo imaze kurekurwa. Mu gihe intangangabo yo ishobora kumara hagati y'iminsi 3 n'5 igitegereje ya ntangangore. Twihuse tugiye kurebera hamwe bumwe mu buryo bwagufasha kumenya igihe cyawe cy'uburumbuke. Turibukiranya ko nk'uko twabibonye igihe cy'uburumbuke ni cya gihe umugore cyangwa se umukobwa ashobora gukora imibonano mpuzabitsina agasama. Ahangaha kumenya igihe cy'uburumbuke tugiye guhera ku mukobwa cyangwa se umugore ugira ukwezi guhindagurika. Nk'uko twabisobanuye mu kiganiro cyabanje, uko twarebeye hamwe ukwezi guhindagurika ndetse n'ukwezi kudahindagurika. Nk'uko twabibonye ukwezi guhindagurika twabonye ko kurangwa n'uko iminsi igenda iba hagati y'imihango n'indi hagenda habamo iminsi itandukanye, cyangwa se ukwezi kwabanje ugasanga iminsi yako ntago ingana n'ukwezi gukurikiyeho, ugasanga n'ukundi gukurikiyeho ntago bingana. Ugasanga niba ukwezi kwa mbere kwaragize iminsi 28, ukurikiyeho kwageze iminsi 30, ukundi 27, bityo ugasanga ya minsi igize ukwezi kwe igenda ihindagurika. Aho ngaho niho tuvuga ko ukwezi agira cyangwa se ukwezi kwe guhindagurika. Kandi turabibutsa ko ibi twabonye ko kugira ngo ubimenye bigusaba gukora byibuze umwitozo wo kugenda wandika ya minsi yagiye igira ukwezi, ukabikora byibuze mu gihe kingana n'amezi 6 cyangwa se 7. Turongera kubibutsa kandi ko iyo tubara ukwezi k'umugore duhera kuri wa munsi umukobwa cyangwa se umugore yaboneyeho imihango. Wa munsi cyangwa se ya tariki imihango iziyeho niho ubara ko ari wo munsi wa mbere utangira ukwezi k'umugore, ugakomeza ukabara ya minsi ukageza ku mihango ikurikira. Nuvuga ngo uva kuri wa munsi waboneye imihango kugeza ku munsi ubanziriza imihango ikurikira. Nuvuga ngo iyo minsi irimo hagati niyo ibigize ukwezi kwawe. Tuvuge niba ari iminsi 28 yabaye hagati kuva wa munsi uboneye imihango kugeza ku munsi ubanziriza imihango ikurikira, bivuze ko ukwezi kwawe kwagize iminsi 28. Tubibutsa ko bitandukanye n'aya mezi tubara bisanzwe. Dukomeje nk'uko twari tumaze kubivuga ku mukobwa cyangwa se umugore wakoze umwitozo wo kubara iminsi igize ukwezi kwe, akabara byibuze mu gihe kingana n'amezi 6. Areba kwa kwezi kwagize iminsi mike, akareba na kwa kwezi kwagize iminsi myinshi, cyangwa se ukwezi kwabaye guto arakureba akareba iminsi yakugize, akareba n'ukwezi kwabaye kunini akareba iminsi yakugize.
iyo amaze gukora uyu mwitozo amenya iminsi yagize ukwezi guto ndetse n'iminsi yagize ukwezi kunini. Rero ahangaha ufata iminsi igize ukwezi guto ugakuramo 18. Ni ukuvuga ngo ufata iminsi yagize ukwezi guto ugakuramo umubare 18. Ahangaha ugahita ubona umunsi wa mbere w'uburumbuke. Ukongera ugafata iminsi igize ukwezi kunini ugakuramo umubare 11 ukabona umunsi wa nyuma w'uburumbuke. Tugiye gukora urugero kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibi ngibi. Urugero, Janvier mu gihe yari amaze mu gihe cy'ukwezi yari amaze urugero Janvier mu gihe cy'amezi 6 yamaze abara ukwezi kwe, yasanze ukwezi guto kwaragize iminsi 25 naho kunini kwaragize iminsi 28. Ubwo azafata imibare y'ukwezi guto. Tubonye ko mu mibare y'ukwezi guto yasanze ukwezi guto kwaragize iminsi 25. Azafata 25 akuremo 18 abone 7. Uvuga ngo umunsi w'uburumbuke utangira ku munsi wa 7 cyangwa se atangira uburumbuke bwe ku munsi wa 7. Uvuga ngo kuva ku munsi yaboneyeho imihango, tuvuge wenda yabonye imihango ku itariki ya mbere, arabara iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, iya 7 kugera ku munsi wa 7 cyangwa se umunsi wa 7 abonye ya mihango, niho umunsi we w'uburumbuke watangiye cyangwa se niho uburumbuke bwe bwatangiriye. Janvier kandi mu gihe cy'amezi 6 yari amaze abara ukwezi kwe, yasanze ukwezi kunini kwaragize iminsi 28. Ubwo azafata 28 akuremo 11 abone 17. Turibukiranya ko twabonye ko dufata ukwezi kwagize imibare mito tugakuramo 18 ndetse tugafata n'ukwagize imibare munini tugakuramo 11. Ruvuga ngo Janvier mu kwezi kwe kunini kwari kwaragize iminsi 28. Ubwo ni 28 gukuramo 11. Ubwo turabona ko kuva ku munsi wa 7 kugeza ku munsi wa 17 ariko igihe cye cy'uburumbuke kingana. Ni ukuvuga ngo ahangaha aramutse akoze imibonano mpuzabitsina kuva ku munsi wa 7 abonye imihango kugeza ku munsi wa 17 ahangaha yasama. Ahangaha haradufasha no gusubiza cya kibazo cy'amatsiko tujya twibaza niba ushaka gusama uri mu mihango. Ahangaha nk'urugero twari tubonye kuri Janvier wabaze imibare ye akabona ko uburumbuke bwe butangira ku munsi wa 7. Ahangaha ashaka gusama ari mu mihango. Biba bishatse kuvuga ko umukobwa ugira imihango imara igihe kinini, urugero nk'umukobwa ugeza ku munsi wa 7 akiri mu mihango ashobora gusama akiri mu mihango, kuko tubonye ko ku munsi wa 7 nk'uyu Janvier uburumbuke bwe buba bwatangiye cyangwa se igihe cy'uburumbuke cye kiba cyatangiye, bivuze ko ashobora gusama igihe yagize imihango imara iminsi myinshi. Reka nizere ko abakobwa cyangwa se abagore bagira ukwezi guhindagurika mwabashije kumenya uko mwabara igihe cyanyu cy'uburumbuke. Reka dukomeze ku bakobwa cyangwa se abagore bagira ukwezi kudahindagurika cyangwa se bagira ukwezi kugira iminsi idahinduka. Niba ari ukwezi kugira iminsi 25 ugasanga ukwezi kwa mbere kwahize iminsi 25, gukurikiyeho 25, ugukurikiyeho gutyo ukabona ya minsi igize ukwezi igenda ingana. Ku bakobwa bagira ukwezi kudahinduka, nk'uko ubushakashatsi bigaragaza, intangangore irekurwa ku munsi wa 14. Nuba ku munsi wa 14 uvuye kuri wa munsi waboneye imihango, iyo tugeze ku munsi wa 14 ahangaha nibwo haba irekurwa ry'intangangore cyangwa se ovulation. Nuba ngo umuntu ugira ukwezi kuri regular ovulation iba ku munsi wa 14. Ahangaha tugiye kurebera hamwe kuri uyu mugore ugira ukwezi kudahinduka igihe ashaka gukorera imibonano mpuzabitsina agasama, cyangwa se igihe cye cy'uburumbuke cye gitangirira. Mu ntangiriro nk'uko twabonye ko indangangabo ishobora gutegereza hagati y'iminsi 3 n'5, kandi tubona ko intangangore iyo imaze kurekurwa ishobora kumara amasaha 28 ikiri nzima cyangwa se nta kiraba. Ahangaha ibi bivuze ko niba intangangabo ishobora gutegereza hagati y'iminsi 3 n'5, nuvuga ngo uramutse ukoze imibonano mpuzabitsina
intangangore itararekurwa. Ya ntangangabo ishobora kuyitegerezaho iminsi 5. Kandi nanone twabonye ko ya ntangangore ishobora kurekurwa ikamara hagati y'amasaha 12 na 18 nayo ikiri nzima. Bivuze ko kuva ku munsi wa 10 kugeza ku munsi wa 16 cyangwa se kugeza ku munsi wa 17, ahangaha rwose ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ugahita usama. Ahangaha mu magambo make bivuze ko nk'uko twabonye ovulation ko ari irekurwa ry'intangangore. Bivuze ko iminsi 5 mbere ya ovulation n'umunsi umwe nyuma ya ovulation, ahangaha rwose ukoze imibonano mpuzabitsina wasama. Bivuze ko ku mukobwa ugira ukwezi kudahinduka, iki ni cyo gihe cye cy'uburumbuke. Twabonye ko intangangore irekurwa ku munsi wa 14 ku mukobwa ugira ukwezi kwe kudahinduka. Bango ku munsi wa 10 kugeza ku munsi wa 16, ahangaha ni igihe cye cy'uburumbuke. Turongera kwibutsa ko kandi kubara bidatanga icyizere 100%, kuko nk'uko tubizi intangangore ishobora kurekurwa mbereho iminsi 3 cyangwa nyumaho iminsi 2 bitewe n'impamvu zitandukanye. Tuvuga urugero, wagize stress, wanyoye inzoga nyinshi, wahinduye ikirere, ibyo ngibyo bishobora gutuma ovulation cyangwa se umunsi w'irekurwa ry'intangangore uhinduka. Nk'uko twabibonye mu kiganiro cyatambutse kandi ibiranga ovulation akenshi irangwa n'uko habaho kwiyongera k'ururenda ruza ruturutse mu nda ibyara. Ukabona ururenda ruza ari rwinshi, ahangaha umenya ko yagize mu gihe cya ovulation. Ikindi kandi habaho kwiyongera k'ubushyuhe bw'umubiri. Ikindi kimenyetso cya ovulation usanga abakobwa cyangwa se abagore bababara mu gice cyo hasi mu nda ariko bitari cyane. Abakobwa cyangwa se abagore akenshi nanone bageze mu gihe cya ovulation usanga bifuje kuba bakora imibonano mpuzabitsina. Mu gusoza reka dusubize ikibazo kimwe cyari gisigaye. Hari abantu bajyaga batubaza niba umuntu ashaka kubibona imihango inshuro 2 mu kwezi kumwe. Yego birashoboka kandi nta n'ikibazo kirimo. Ahangaha reka dufate urugero nko ku muntu ugira ukwezi kudahinduka kugira iminsi 28. Ashobora kubona imihango, tuvuge nko ku itariki ya mbere, atangiye itariki ya mbere abona imihango, cyangwa se ku itariki ya mbere yabonye imihango. Urumva nagera ku itariki 29 azongera abona imihango kandi tukiri mu kwezi kumwe. Ibi ngibi rero nta biba bidasanzwe, kuko twabonye ko uko tubara ukwezi gusanzwe atari ko tubara ukwezi k'umugore. Twabonye ko tukubara kuva ku munsi waboneye imihango kugeza ku munsi ubanziriza imihango ikurikira. Rero niba yarayibonye ku itariki ya mbere akongera ku itariki ya 29 akabona indi mihango, aho ngaho rwose nta kibazo kirimo. Reka tubamara amatsiko. Mu gusoza ndabashimiye mwebwe mwashije gukurikira iki kiganiro. Tuhari ku bwanyu, twitwa DHERIF_Olivier. Ubaye wagize ikibazo wacyandika muri comment kugira ngo ubutani dukora ikiganiro tuzahereho tubasubiza, ndetse kandi ubaye hari icyo utasobanukiwe rwose wigira ikibazo cyandike muri comment tuze kukibona. Turabibutsa ko kandi namukunda ibiganiro byacu, niba hari ibintu byinshi mwungukira mu biganiro byacu, mwajya mwibuka gukora subscribe cyangwa se mugakanda kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu uko birajya bisohoka bijye bibasha kubageraho, ndetse kandi ibi biganiro tujye tubisangiza n'abandi, kuko usanga abantu benshi baramenye cyangwa se barabuze aho bamenyera amakuru ku bijyanye n'ubuzima. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwari kumwe na Jean Pierre.